muvandi kuntwerera byo ni ngombwa ni nk'itegeko niko ye none se we ntuzi ko mu bukwe bw'umwishywa wawe nahageze sha yewe ntibuka ko nahabereye igihe ko muvandi yewe naho ubundi nari magezo bandangiye bari banangiye password garden ndayibona hano Nyarugunga neza mu rompu hano ku rompu kabisa ndabona fresh sana ku garden ndayibona password garden nibwo rero nari ndimo ndaharwanira n'abandi bambwiye ko rendezvous ziba zifitwe n'abantu batandukanye ndagira ngo mpagere kare ntange rendezvous yanye nibura nsige nandikishije erega biragoye mu iminsi kubona sare igezweho biba bigoye rwose kubona jaride nziza igendanye n'ikinyejana reka ngereyo vuba batarantaga kuko numvishe ko baba babyiganira ari benshi okay sawa turasubira ndetse nkubwira bwo inama y'uko no tugomba kwikorera sawa urakoze cyane muvandi naho ubundi se sawa ntari bi sawa rwose yewe ga yewe mubakwe dore twahageze natwe reba ukigera ku bitaro bya gisirikare i Kanombe mu Kajagari okay uramanuka kwa Dodo hari amashuri ya Isa Nyarugunga umanuka ho gatoya uruhande rw'iburyo uri mumanuka ni cyapa cyanditseho password garden aho ngaho rwose ni inzu nziza hari ifite ubusitani bugari naho ngaho iburyo rwose ku muhanda w'118 iburyo sawa sawa mubakwe rwose dushyikira umuvandimwe sawa password garden yes aha rero ni ubusitani bwiza twabashije kuba twatekerezaho neza tukigaho kugira ngo umuvandimwe wacu kavukire akorere ubukwe ahantu hakeye ndetse hafite ibiciro bigize iki byoroheye buri umwe wese urumva neza password ni ijambo ry'ibanga yaravuze password ni ijambo ry'ibanga ariko nyine ry'ibanga ridatuma ugira iki unaseba urumva neza kuno tujye ku gahunda imeze ndabana nshimire kavukire we waduhurije hamwe kuri uyu munsi mukuru turi gutegura umunsi we mukuru mu munsi ugaragara rimwe mu buzima cyane rwose nk'ubu ndagaruka kuri Kasimu ibintu ejo bundi wagaragaje ko hano uzi ibintu ntabwo bishaka rero nzabona iki wambaye nk'ikirara no ariko kandi ntabwo hari amakosa ntakora mu bukwe bw'umwana wanjye n'umuvandimwe se twarabanye twaramwanye hari amakosa ntashobora gukora rwose icyo ngicyo cyo rwose ndakubohoye nyakugira imana nta kibazo rero ni gahunda ni ugasaza ni ukubuke ubu rero ikintu inama izindi nama zose twazikoze neza kandi ndetse twazishyize ku murongo ubu rero iyi ni inama ya nyuma n'ubundi y'ubukwe igiye gushimangira ingengo y'imari tuzifashisha mu bukwe tuzakorana kuri gadeni ya password yes password garden ni igisubizo urumva ngiye rero mbabimburiye ndashira ibihumbi umuvandimwe ntabwo twabanye nabi ngiye umuvandimwe wanjye mutwereye 500 mumumbe magana rwose namwe masiko rwose rega ari impfura sha biko nakwemera rwose uri impfura 500 ndabigwaye rwose murabizi ko no mu minsi ibintu byo kuguhereza amafaranga mu ntoki bitemewe bitizewe urakora account nambanye leta ndibona rwose nyabukumya weza 500 dore nubwo meze nabi wa muvandimwe utakana shira kuri Africa ntacyo amese nubona ibaye ndakeka yagiye kuri WhatsApp na ibaye so ubu rero tugiye gukomeza twihutisha ibintu ko mwitega ubukwe n'umusibejo iminsi yagiye amasaha ni kubare ku masaha ubu nandikanye ntabwo bituje tugiye kugera ku musaza Kasimu dukurikizeho kwa Suna nituva kwa Suna turahita dukurikiza n'umwari
wacu dufite uturutse mu waje ahagarariye umuryango nawe ndamuzi nawe rwose murakoze cyane mugenda mu b'imbere ndamuzi muzehe Kasimu niwe mufite ijambo Kasimu murakoze Kasimu rwose muri ino minsi murabizi ntabwo byoroshye ariko uyu mwana isi twaramwanye kandi nawe uri imfura sha nawe uri imfura jya kubuza nta kibazo nkabona ungana so uba kugera rwose nkabona ungana so wowe nta kibazo gusa none rero nawe ntabwo nabura kugira icyo nkora mu bukwe bw'umwana wacu nanjye nemeye ikimasa aho yakora rwose wowe ikimasa yabise so twaramwanye wowe urakoze cyane rwose rero ubundi hari abagabo baravuga ngo ntapfa abandi ntabwo bapfa abandi niko nuko rwose kiriya kimasa ku bukwe bwawe bazakigarika hariya nubishaka bazakivunjemo amafaranga nibo bazabatekera nibo muzakigarika hariya birakureba rwose ariko ndakibemereye imfizi rubamba ubwizo mpamvu kuri umwererano yawe unyemereje icyo kimasa bagifata bakibage ubushize nabonye ikibazo cyavutse mu makuru menshi nagiye nta ari ikibazo cy'umuntu w'umusekirite uzi ko hari n'abakodesha umusekirite ngo uhagarare ku nyama aho muri muri password gadeni rero nicyo oya ikimasa kirahari kariya kimasa ni kikuru ariko nanone ni kinini bakibagira bacyongere kuri fagitire y'inyama zizakorerwa hano ku buryo nta muntu sekirite nkene yarakunyama rwose abantu bazatahe bishimisha muri password gadeni bakajya bishimira muvana rwose komereza urakoze cyane nta musekirite nkene ukomeza ku musaza sura wa mugabo we urabizi twarabaye uvuye mu cyiciro cy'abasore ubu ntukitwa umuhungu kugira ngo abaye imfunguzo nubwo igifunguzo uri bugitera ukagitanga ni mu birere ariko twarakuranye hari ako kabaji urumva ubu ngubu ntabwo watera intambwe nk'irango mbura ikintu nanjye ntabwo wabaye ibihumbi 400 icyiciro uvuye bageze mu cyiciro cy'abagabo ntabwo kirenga nubwo tugishakisha ko basigaye reka ntacyo reka ndayohereza nta kibazo yakohereza rwose mugira ikibazo yego rwose uraza kuza kuyohereza ndayohereza ko mbona koze nanjye mpagarariye umuryango wanjye ariwo wa Karangwa kavukire uyu nguyu mureba ni inshuti yacu ni inshuti y'umuryango akaba ariyo mpamvu twifuje kumuha inkunga umugabo wanjye yambwiye ko amafaranga twamutwerereye miliyoni yageze kuri konti yiwe ubwo rero nyine tukuri hafi ibyo uzakenera byose tuzagufasha n'umuryango wanjye kubera ko watubereye imfura cyane kandi papa Frank umubwire rwose uti iyi nkunga muteye ntazigera yibagirwa mu buzima ndamubwira rwose buzaba bwiza cyane ewana ese buryo uyu niwe madamu Karangwa wa muhungu Karangwa buriya twariganye za Gahini twari kumwe zari za Kampala na Mirembe twariganye imyaka myinshi cyane hakurya za Kingiyo twariganye cyane buriya Karangwa ni inshuti yanjye kuko ari we muntu biswa Karangwa ari we muntu wanjye wayigishije ko wavuga ubumanzi murakoze cyane ndagira ngo mfate uyu mwanya nkanjye umusangiza w'amagambo w'uyu munsi w'inama ngira ngo mbashimire mwe mwese mwagaragaje ukwitanga ndashimira imiryango itandukanye uburyo mwadufashije kugira ngo ubukwe bw'umuvandimwe kavukire buzagende neza ndetse buri muntu wese anyurwe n'ubukwe twigiriyemo ubushake bwacu n'imbaraga zacu nk'umuryango rero tugomba kugira umuco wo gufashanya tugafashanya ukamfasha uyu munsi nkagufasha ejo sibyo reka ndebe noneho kuri konti tubashyiriraho amafaranga tumaze gufata ariko yagezeho ariko ayawe ndayabona na ariko dore Suna ntabwo aratanga niwe utarasuna Suna ntiyari ari hano agiye se shawe wa muhungu ahise agera
namwe tubarangice we abushize none n'abakwekeno ntababunda bacikira yewe mwaruza abandi kwiyamera binkozeho yewe wewe kikaze nishe nibona n'urutse nk'ubu sinzongera kwiyemera uragiye ndagira ngo bakurikirane amazina isa bidukorerwa babiri musohoke muce abandi muce mu byumba abandi mwese mushakisha ahantu sunaciye ibintu yihaye nibyo rwose nibyo nibihute n'abaciye munyuranyuranemo hirya nanjye ndacana mu cyumba ntabwo ibi ngibi ari byo ujye kumva basi ibyo bintu cyo kwiyemeza inkorera n'umusazi nzemera za plastic kwa muruke basi nzakora umuseriveri ubushize warabidukoze mu rwego rwa disimasi ugera kwishyura tugera burezi cyane tugera kavuki dore ngo mutumbuye muri toilette aho yari yihishe kavuki n'ukuri kw'Imana dore mfite mu cyatanu yonyine mbabarira